inshuti zacu amahoro y'Imana akomeza kubana namwe niyo ndamukanyo yacu. Turabiyegereje, mwaramutse, mwiriwe bitewe naho uherereye. Yego. Turabashuje cyane rero ku mpande enye z'isi. Turabiyegereje. Ni Ladies TV Show 1 nkuko mumaze kubimenyera. Turagarutse. Ni Nyambo Sandrine na Kwizera Chimene. Yego, yamaze gukura ndamuvuze. Kera twajyaga kwivuga ngo umuntu ngo atazanga gukura. Ariko twe turakuze kandi aho bigeze rwose Mana ndagushimiye. Kandi ntidukuriye ubusa ndi mama mugisha. Aho ugejeje ukora Mana ndagushimiye. Baye twishimiye. Gusa ndashaka ne gukura ngo nzamuke. Ntambike. Oya. Ubuhagarike no gutambike nibyo ahubwo nzakure mu bundi buryo. Amen. Turabikwifurije nawe. Amen. Yego. Ngayo rero nguko twagarutse nitwe babagore. Nta kirahinduka, intego yacu ni ukubakunda, ni ukubaba hafi, namwe mukatuba hafi, tubashimira urukundo rwanyu. Yego. Comment zanyu turazisoma murabona ko tubasubiza, ni ukuri ntawe twigeze twirengagiza. Ibitekerezo byanyu dushimiye abantu bagiye baduha ibitekerezo banyuze inbox. Batubwiye ibyo twakora, ibyo twakongera, ni ukuri muraba agaciro kuri twebwe. Yego. Basuhuza nawe. Nanjye ndabasuhuje abavandimwe, inshuti zacu aho muherereye hose. Tunawasalimu sana, tunawapenda, tunawafurahia. Ndio kubyumva? Sana. Nasikia vizuri sana. Namumvise wayaje mu cyama. Ari mu cyama cy'iwacu. Umurara w'iwacu. Dushoje umurara w'iwacu. Ushuje umurara w'iwacu. Ubwo no kuvuga gute? Ubwoko bw'iwacu. Umurara w'iwacu bwo zikuza ubwenge mwa. Bivuga ngo ndi umutwarikazi. Vuga. Abatwarikazi n'abatwari. Umukobwa wanyu. Ariko zikubona umukobwa ungana gutya. Turabasuhuje rwose, turabakunda, turabishimiye. Cyane Papa Nyambo niba turi tuba abatwarikazi, yatumye mu gutanga. Papa Nyambo turamusuhuje, Mama Nyambo turamusuhuje, sibyo? Uyu ni umukobwa wanyu. Uyu mukobwa n'abasaza ba Nyambo bose. Bacu. Basaza bacu. Ariko mbega kunguka umuntu ukuze, ni biraryoha. Ni byiza cyane. Ni amaboko akomeye. Papa we turaziranye. Cyane rwose. Na mama. Nawe uzamubona vuba cyane bientôt, ntabwo ari kera. Rero inshuti zacu twongeye twagarutse, twari twakumbuye n'ubundi turabakunda. Njyewe hashize umunsi umwe ntari hano ku gacano k'Abanyarwanda. Numva hari ikintu kiburamo. Ariko nyine kuba twongeye twagarutse, urukundo rwanyu nirwo rutuma tugaruka. Ni ukuri mutubwiye ngo ntabyo murimo, mumwigendere. Twacika intege, ariko kubera kuraje zanyu niyo mpamvu turaha dusohoze na cameraman wacu. Cameraman amahoro y'Imana bane nawe. Turamusuhuje cyane, ni umupapa mwiza, ni umutonto mwiza, mbese nyine ni umwana mwiza pe. Ni umupapa mwiza. Ariko hari ukuntu nyine uhita uvuga n'urugero. N'urugero nangiye gutanga hari bari kunjyana kuri ribu. N'urugero ugahita uvuga nka Perezida wa Repubulika ugahita uvuga ati shana umwana mwiza. Siko Kinyarwanda se? Hari umuntu wigeze kuvuga ngo Mana ngo ibyo unkoreye ngo Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha. Bivuze ngo rero natwe nyine nta kindi byari byamurenze mbese yabuze icyo avuga. Nako kundi Dawidi ngo byamurenze akavanga Imana niya. Kubera ko yabuze andi magambo. Ariko ni ukuri nawe ni umwana mwiza, ni umutonto mwiza. Mbese n'abatwari bacu reka tubashimire, baradusapotinga, baradushyigikira. Ntabwo twaza ngo twicare hano tururiye. Ntabwo bishoboka. Sibyo? Tuba turi hano kubera baduhaye uruhushya, kubera ko babizi, kubera ko n'ibitekerezo byabo. Ariko nyine ntabwo bakunda kuza kuri kamera. Ariko buriya hari umunsi wenda ntawamenya da. Urabyumva? Ntagiye bizaba ngombwa bakaza. Hari iyo duhari nabo
baba bahari kandi wenda si uko utabikunda ni impamvu z'akazi z'akazi abandi bafite umwanya akazi muke kenshi ariko ni ukuri ariko baba barahari babizi neza ko ibyo turimo nabo babirimo kandi baradushyigikiye turabashimiye tubikuye ku mutima. n'abanyarwanda baciye umugani uhagarikiwe ngo baravoma uhagarikiwe n'ingwa aravoma natwe turahagarikiwe niyo mpamvu tugira gute dukora rero imbaraga z'Imana imbaraga z'abatware imbaraga z'abakunzi bacu niyo mpamvu dukora buri munsi uyu munsi rero tuzaniye iki reka nsuhuze sha undi mushuti wanjye niba undi mwana ntabwo biremewe undi mwana mwiza Tuyisabe Mediatrice ari muri Malawi yaranyandikiye ubushize arambwira ngo iyo amaze akanya atariho ibintu dukora nyine kubera ko duherukana kera tukiri abana twiga primaire yarambwira rero ati sisi ati kubera urukumbuzi ati ndabireba nkongera nkabisubizamo ati nyine nkakomeza mureba Sherine warakoze cyane kandi ndagukunda urabizi uri karumuna kanjye ngayo nguko tuje rero kuganira ku cy'uyu munsi tuzi na mtonto wacu uri muri China mu Bushinwa yego turamushuje cyane kuko ahora aduha comment pe aduha comment kandi akaduha courage sibyo akaduha courage no kuri hari igihe umuntu ashobora kuguca intege kuvuga ati ubundi ibyo ubona ibyo bintu wagiyemo bizavamo ariko ni ukuri uriya mupapa Imana ijye imuhumuriza yego ariyizi ni wo mu karere ka Ruhango yego ni umukristo ni inshuti yacu ubu ngubu kubera impamvu z'akazi ari mu Bushinwa turagushoje muvandi amahoro y'Imana abane nawe kandi uburinzi bw'Imana bukomeze kuba kuri wowe aba Ladies TV Show 1 turagukunda cyane dukunda support yawe ibitekerezo byawe ni ukuri uri umuntu w'umugabo w'umumaro kuko aduha ibitekerezo byiza ubushize hari topic twaganiyeho yari yaduhaye nziza cyane bivuze ko adukurikirana n'abandi mwese mudukurikirana mudukunde gusa birashoboka ko hari umuntu wenda ufunguye YouTube agahita utubonye bwa mbere utazi ngo ni bande kora subscribe kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu aba Ladies TV Show 1 rwose kora sub nurangiza ushiraho aka like ushiraho aka comment kugira ngo rwose tubibone nawe ejo tuzagushimire tumenyane tukomeze dukundane nta n'umutima mubi nta shitani tugiye kuganira ku Sherine uyu munsi tugiye kuvuga hejuru ikintu gishobora gutera amakimbirane mu rugo akenshi amakimbirane aterwa n'iki twakora ngo tuyahagarike tuyakumire cyane ko nyine twanyura cyane ahari washonje yashoboka singiye kubera ibyo mwihangane abakiriya abakiriya bakomeze bihangane n'abakunzi uzi ko kwa muganga bita abarwayi ngo n'abakiriya wari ubizi ni ukuri n'abakiriya ndabeshya abanasi bavuga ngo umubare mudara abakiriya ngo bicaye none se saba abakiriya ariko byo abadive bararirimbye ngo irebere muganga ngo ikimutunze nuko indwara ziri nyinshi ngo se ku munsi uje zigacikaho burundu ubwo ni ubushomeri si ukwirwa mu rugo kiriya natwe bakiriya beza muri inshuti zacu n'abakiriya b'umumaro byadanje mwe muri abakiriya beza muri abashuti bacu mwebwe umukiriya ni umwami abami turabakunda rwose kandi muri abakiriya beza pe mutatu ntabwo badutenguha ni ukuri muri inshuti z'umumaro tugere kuganira ku kibazo cy'amakimbirane amakimbirane yakataje amakimbirane sandi urebye biro biraterwa n'iki ko kugira ngo bicike ahubwo bikura nitera nabyo n'amakimbirane ari mu iterambere ari mu marushanwa ashobora kuba ari mu irushanwa ariko ni ukuri amakimbirane arahari hirya no hino birarenze noneho ujya kubona umuntu mukamushingira ntaryarira nko mu kwezi kwa 12 mwageze mu kwa kabiri ugahita wumva ngo bari mu makimbirane bari muri divorce ngo twagiye kwa runaka kumva ibibazo byabo ejo bundi hari akantu perezida yavuze avuga ngo ni gute abantu babiri bananirwa kubana babiri gusa batarashyira ku gatatu ngo n'umwana
hataraza uwa kane umukozi, hataraza uwa gatanu umuvandimwe. hakuze ko hari n'igihe umuntu azananirwa kwibana Hari igihe umuntu yinanirwa ntabwo byiza ubi ni ukuri bitewe n'urugero rw'ahantu ibintu bigeze bigeze. hari igihe umuntu umwe azananirwa kwibana muri kubyumva kwibanara none se kuba wenyine mukananirwa kuba wenyine byanatangiye ahubwo ndetse burya ngo uriya muntu winanirwa kwiyakira akiyahura kubw'ikibazo runaka yahuye nacyo aba yinaniwe yinaniwe rwose ukumva nta kintu ukunze, nta muntu ugukunze, nta ugafata umwanzuro wo kwiyahura. Burya rero aba yinaniwe nawe ubwe kuko naniranywe na Sandrine nakubisa nkajya hariya yego nananiranwa n'uriya nkamubisa ariko se niba ngeze aho niyambura ubuzima wowe ari ninaniwe rero biri gufata intera ndende cyane cyane hano inaha iwacu mu gihugu cyacu pe birashoboka ko n'ahandi birahari sheri birahari banza ndabihuza hari n'iterambere cyangwa na kera byabagaho nuko bitamenyekanaga kera ko nta bantu benshi byakoraga nuko nta social media yari ihari ngo tubimenye se cyangwa amaradiyo ngo tujye twumva amatangazo kera ntabwo byari bikabije ariko kera nyine igihe cyacu uravuga kera ukagira ngo urokure none se kurisha ikaramu ntambara shikaramu barayirwaye mu ntambara shikaramu njye nabyo bishya yakugiriye bapfaga kwiyahura none ubu iterambere ryarabaye dufite kaburimbo dufite amashanyarazi dufite amazi mu gipangu dufite amashuri dufite amavuriro sibyo dufite girinka abantu ko barakaye none ni ukubera ko abantu barakaye bakaba bari kwiyambura ubuzima urwego rumeze gutya wamugana unanirwa kuba wenyine wowe ukaba kwibana wowe ubwo urumva wabana n'undi se ntabwo kubana n'undi byakunda ariko mu by'ukuri ikiri kubitera simbizi ngiye ukuntu navuga icyo nabasha kuvugaho wenda nko ku bantu bari bagishakana mu babo sibyo harimo sibwo navuga gute harimo ni nko kurarikira hari ukuntu umuntu ashaka umuntu yaramutezemo ibintu byahatari afite ikintu yaramukurikiyeho ariko yamara kugera mu rugo akakibura sibyo akakibura kandi buryo bajya bavuga ngo agasore katiraririye bikagira gute tumenye kibyo ariko mu by'ukuri wasanga wenda muri kwa kumutereta wenda yaramuterese amwizeza ibitangaza ko hari ibintu byinshi afite azakora ntabwo wigeze kubona nimba ari filime umusore ajya gushaka yatiriye ibitanda yatiriye akabati yatiriye intebe zo muri salo urumva yatiriye ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo atsindire ke wa mukobwa nyuma ubukwe burangiye baza gutwara bya bintu byose umugeni yinjiye ariko disi ese mamugi wabyitwaramo gute wasohokana na bya bintu wagumaho ukarara hasi wakora iki nubwo ari agafilime nigeze kubona aho njyewe rero noneho ibyo nzi biri difera n'ibyo umukobwa nyine urabona kuriya kuwa gatanu umukobwa bajya gusasa nimugoroba umuhungu nyine yakomeje amaza tuzatura hehe bimeze gute umuhungu ati nta kibazo nzahakwereka kuwa gatanu rero umukobwa birangira n'ubundi umuhungu amubwiye ngo ari mu bintu byinshi ntabwo yabonye uko asiga urufunguzo ngo ajye gusasa umukobwa kuwa gatandatu nyine ubukwe burangiye ageze mu rugo kuko bajya gutwikurura asanga nyine yateguye plastique bariyicariye nyine bazicaraho mu gitondo baza gucyura plastique zabo asanga harimo udutabureti tubiri mu nzu ahamagara abashuti be ati ndabigira nta aturetse na televiziyo nta na soneteke irimo abashuti baramuga ati bigure wa mukobwa ufite amafaranga bigure ejo ahubwo atazajya uza kugusura akakuguza n'ijisho ahantu rero numva bitandukanye wenda usibye ko uwo muhungu atabaye inyangamuganga mubwiza uko ati nta kintu na kimwe mfite yarabimuhishe ariko bitandukanye no kubihasanga bakabigusohorera cyane
aho rero urumva bigenze gutyo egara amakimbirane yatangiye deje icyo nanjye sinzi ko twakoroherana vugisha ukuri umuntu yakwijeje byatuma nza nyine ibitangaza nkabona twa dutabureti tubiri ukicara kuri kamwe nkicara ku kandi Erega udusahane amabwire. k'ubugari tukagashyira hako imboga hariya hantu sibyo bipfa mu kudahuza amakuru ni ukuri wenda umubwiye ati ni ukuri Imana agiyewe mpagaze gutya ngenda gukunda gusa ariko uzi yuko hari umuntu ushobora wenda hari umukobwa wifitiye amafaranga pe ariko wenda yarabuze umugabo sibyo icyo ashaka gusa we yikundira umuhungu akavuga ati okay nta wenda icyo we yifuza gusa ashaka ni umugabo yego umukunda apana umugabo bwito gusa umugabo umukunda nyine sibyo nicyo yifuza ariko wenda amafaranga yo arayafite aho kugira ngo ujye kumwiyemeraho umubwira ati nukuri nubwo ngukunda mfite n'ibi kandi ari ibiwani why not utamubwiza ukuri umubwira ati nukuri pe ngenda gukunda ariko gisakira nimereye gutya ka Pastor Theogene nyakwigendera Imana ikomeza kumuha iruhuko ridashira yavuze ukuntu yipresence abwira umukobwa umufiance we ya mudamu we amwe ati ukundeba uko uhagaze uko nta kindi kiri inyuma umubwije ukuri rero numva ayo makimbirane stock yose yarayifite ni uretse na stock yari wese na garderobe n'ibitanda n'amasa n'igikoni byose yarabyabitwara byari biri muri none se byatumye atamukunda konte ese byabujije kugira konte sha nta na telefone yari nyine ubwo muri ya envelope yari wese rero njye ntekereza ko umubwije ukuri umupatina wawe ukamubwira mbere ni rwose njyewe umutima wanjye nyine umutima urukundo ni ukuri urukundo rutandukanye n'ibintu urukundo rutandukanye na materiyeri biratandukanye cyane ushobora gukunda umuntu pe sibyo ariko wenda nyine wa mugani nta kintu nyine wifitiye urukundo ntabwo rureba ngo ufite ikintu cyangwa nta kintu rero wamaze gukunda ikintu rero cyamaze kwica ibintu byo muri iyi minsi abantu bose si bose bambabarire ariko abantu benshi basigaye bareba ku bintu n'ejo bundi twabuze tuganira na bariya bana dukorana nyine bari bavuga ku muntu ufite ubukwe shani n'umwana muto pe ahita avuga uriya muhungu akora iki urumva undi nahita amazi ariko ubundi mbabazi iyo ndwara mwarwaye urabona ko bose n'abana urabona ko bose n'abana kubera iki iyo bavuze ngo runaka afite fiance muhita mubaza ngo akora iki ese abaye ntacyo akora byamubuza kuba umugabo cyangwa kuba umugore ati umuhungu ajya gupresenta umukobwa bagahita babaza ngo uriya mukobwa akora iki wapresenta umuhungu uriya muhungu akora iki bivuze ngo abantu bose bamaze n'ibintu sibyo ariko ni ukuri mwicaye mukabiganiraho ukamubwira kare ukamubwira ati nta kintu mfite sibyo rwose ukundeba nta kintu mfite ntacyo byaba bitwaye kandi byagenda neza nta kibazo urumva ariko iyo utamubwiye papa niko wigenda urumva nta kibazo iyo umubwiye amenya uko byitwaramo iyo umubwiye amenya uko yifata iyo umubwiye sibyo nawe nimba hari icyo afite ntacyo aguhisha nyine ubundi duha agaciro urukundo kuko aya makimbirane atangira icyo gihe iyo mwamaze kugera mu rugo ni ukuri ntabwo bikunda hari ibindi byaje uba wamaze kemanga umuntu ubundi bikunze tukaba batwebwe sinshake kuba runaka ukabwiza umupatina wawe ukuri sibyo hari ibindi byateye tugeze kubivugaho ukandeba gutyo ukabona ndangano yego naseka ukabona ni nk'iki ariko mu kanya twajya kurya ukabona ngeza gutya ucamoyemo urumva nagira ngo neguyeho ukabona umurabyo ukabati mukupa amashanyarazi umurabyo upya ati mufunge amatelefoni inkuba zitamara abantu kandi mu by'ukuri duhura wabonaga reka da mu kanwa bajya bavuga ngo imbwa ntigera mu kanwa neza nigeze kubwira agakobwa kanjye ushaka kugira mu kanwa ntahinga yiriwe ariragurisha yego navumira twarabipfuye ngo twamututse urumva ibyo byose rero ugasanga turashaka kuba abo tutari bo
dushaka gutera uko tutari, gusa uko tudasa, ibyo byose bikurura amakimbirane kubera yuko wa wundi wagukunze yagukunze afite ukuntu nyine yagukunze umeze gutyo, noneho mugeze mu rugo ugaragaye ukundi kuntu utari uriho gute. Ushatse kuvuga wenda wari wambaye ikibuno, ugeze mu rugo ntabwo uzagihora, sibyo? Wenda ubuzima bwo mu rugo buranahinda, wenda udufaranga wari ufite ntabwo turashize, ntiwazanye kizasaza bikenera kugura ikindi. Ese uzacyambara byo utakimesa? Mbaho kimesa ndabizi. Ahubwo se ndetse no mu hantu hose no muri dushe uzaba ucyambaye, ubu igihe kizagera abona ukuri. Namara kukubona rero ntabwo azaba akigukunze, ya makimbirane atangira usaba abaye kubera ejo utangire guhamagara ba marene, utangire guhamagara umugabo nawe yahindutse, ni we wahindutse, ahubwo ni we wabanje guhinduka kuko uko yakubonaga si kuri. Hari agafilime mperutse kubona k'umukobwa ndamukunda cyane, yari nyine urebye umufungu yamurambagije abona reka da ari undi wundi mu gitondo filime yitangira ubona umuhungu ariko amukurura ajugunya mu ntebe, ati kumbe yari uwo wajyaguruka ndende ati mbega we. Ahamagara nyina, ahamagara ba marene, marene ati gena nzi ko bizi ko yambara umugore kwa kutiyakira ahita acika ajya gukoresha surgery. Agarutse umugabo ati none se kandi ibyo ni ibiki? Umugabo ati none se ko nabonye ushaka amavuno ati nagiye kwibagisha. Umugabo ati amafa andika ko nibikugiraho ingaruka uzabyimenyera. Bivuze ngo ayo makimbirane ibaye mu gitondo nibyo tubona ubukwe burangiye, kumva ngo kwa runaka hatangiye kuvuga induru, abantu bariho barahora yo kujya kubunga, nta kindi kiriho kibitera, ni ukutabwizanya ukuri. Twige kubwizanya ukuri, nta kintu byahindura ku muntu wagukunze. Kandi baravuga ngo buri gikweto kigira icyacyo, niko nyanone ntabwo n'ikigore gifite ikigabo. Siko ibinyarwanda muri banza ku kigore cyose gifite ikigabo cyacyo. Zimba ikigore gifite ikigabo mufitiye kibazo igumira gutyo nawe uzabona ikigabo, ahubwo birangira nawe wakigabo uzabona ikigore kitari icyawe cyangwa ugashaka ikigore kitari icyawe. Oya rata mu mbabarire, nta kigabo tuvuze, ntawe tumenshonize, ntawe twamenshonize kandi hano twatutse kandi natwe twaba twitutse, ariko nyine turi kuvuga ibintu biri no muri bibiri. Ugasanga wenda ngewe musore mpuye nawe Sandrine wambaye ikibuno, kandi igihe muri gihe harimo ko ngomba gukunda umukobwa ufite ikibuno, kandi wenda uriya kameramani wacu we yikundiraga wa mukobwa woroheje ari nawe wawe Imana yakugeneye. Ugasanga ari ibintu birabusanye, ugiye mu mugisha utari uwawe. Uri kubyumva? Harimo bwa bushake bw'Imana wayobeje kubera bya bintu wahinduye bidahari, kandi hari ahantu wavuye ugomba gusubira. We Rubavu ugasanga wagiye mu Rubavu rutari urwawe, ugasanga n'ukuri babashaka rwa Rubavu rwavuyemo umuntu udafite ikibuno, ukajya gushyiramo ikibuno ukagihatamo. Ako si cyo kinyagwa rero ukivuga kandi babyambara mvuga igikabutura uvuga mu Kinyashi ntabwo ari Ikinyarwanda kivuga uko yewe Ikinyashi ntabwo ntari Ikinyashi yarunzemo hariya. Ni nko gufata dufata urugero nko ku ishakoshi. Ishakoshi wenda ifite ubushobozi bwajyamo iyi telefone ugashaka gushyiramo ameza, urumva byakunda arahapi. Reka rero ahavuye aya meza haboneke ajyemo na telefone ijya hayo ngayo ngo akantu ko kujya mu Rubavu niko kansekeje kwihata mu Rubavu rutari urwawe. Hajya se ugeze ko basitari y'umugabo wirukanye umugore yamwango umugabo yirukanye umugore aramubwira ati kwa nyoko, undi aramubwira ati kwa mama. Reka nze nkwereke, aragenda yambara neza cyane, arangije araza akigira utya, undi ati tega se araza ariseseka ati ndajyamo da mu Rubavu gute none ziruzuye, imbafu zawe ziruzuye, haraburamo rumwe kandi urwo rumwe nige subizamo hanyuma ibibazo bikemuke. Ahubwo uzi ko ari iki tuzajya dukora
niba se bizajya biba mu rugo uhita ugenda ucengera muri rwa rubavu upfa kuba ari urwawe ubanza umenye ko uri rwa rubavu ariko ni ukuri mureke twirinde amakimbirane kandi twirinde hakiri kare agira ingaruka twirinde hakiri kare kuko iyo umaze kubyara amakimbirane agira ingaruka ku muryango ku bana bikafekita famiye uvukamo iyo washatsemo cyane rwose namwe ubwanyu wishime ukabaho ubabaye ugasanga imanza nyinshi zihari ni divorce abashakanye ni bande bisanzwe n'abicana baricana cyane hari inkuru zimaze iminsi zigira hari inkuru zimaze iminsi zicaracara ku hantu habaye amakimbirane umugore afungisha umugabo biza kurangira bivuyemo n'urupfu bivuze ngo uriya mugore ashobora ko atari afite wenda nako ntayo yari afite njyewe numvise ukuntu yisobanuye yavuze ati ni ukuri jyewe nabikoze ngira ngo nibura baba bamukosoyeho gatoya ariko nta mutima mubi nari mfite wo kumwica ahubwo birahurirana na cya gihe nyine umuntu atarenga kuko twese dufite igihe utagomba kurenga cyane rero ariko hari igihe ushobora nawe kubikora gutyo ngo urimo kandi bashobora gusanga yari yarihanganye nk'imyaka myinshi umugore yego cyangwa wenda n'umugabo cyangwa wenda umugore nawe ari we mubi ntawamenye nyine ndizo nkubwira umugabo ashobora kuba yarigeze kwihangana igihe runaka akagera akananirwa akaba yagira icyo akora gituma nayo polisi yemera kumufunga ugasanga nanone umugore nawe ashobora kuba yarigeze kwihangana bikagera aho bikanga ariko kubera nyine ya satani bikarangira amufungishije bigahurirana na cya cyane kandi ubu nyine birumvikana ko biteje ikibazo cyane rwose n'abana bazakura babona bino bintu kuri social media bavuga ngo papa ngo yishwe na mama wa urumva nyine ingaruka ziri harimo ingaruka nyinshi cyane ariko ni ukuri twabyirinda ukabyirinda kare ukabwiza umuntu ukuri ndeka nkubwire byaba ngombwa ukanabivuga muri famiye ukabibwira famiye ukuntu ugenda igisubizo ugenda mbyumvamo nimubanze muganire mwebwe ubwanyu nubona bidakunze hamagara famiye ubabwire n'ibyanga niba umwe ari iburasirazuba ujye iburengerazuba niba ari mu majyepfo ujye mu majyaruguru kuko iyo ubizanyemo leta habaho gufungana nyine ngibyo kandi nabyo reka mbwira ushobora gufungisha umugabo umwana ugasanga umwana arakwikomye wafungishije data cyangwa bamugani hakabamo cya kintu cyo guhita apfa mu by'ukuri kuko nabyo birashoboka cyane rega ntabwo ni ukuri leta yacu nizi zikemura ibibazo ariko ntabwo ari igomba guhita ifata iya mbere ntabwo ariho duhita twirukankira ngo tujye twisuzume tubanze dukore ibishoboka ibi ugerageze sibyo kandi nawe niyo ugiyeyo barakubwira ati warihanganye biranga sibyo nabo ni ababyeyi kandi nabo bakeneye ko ingo zubakwa waragerageje ni woningi ya kangahe uje hano bwa kangahe bashaka kumufunga iminsi 2 bakakubwira ati ngaho subirayo sibyo ejo bakamufunga iminsi 3 bakamubwira ati subirayo sibyo noneho bitewe na degré ya makimbirane niho bafata umwanzuro wo kugira gute wo kuba bamufunga wenda igihe runaka ariko mu by'ukuri mbere y'uko ujya kuri polisi waragerageje rero aho kugira ngo uzagibweho n'urwo rubanza sino nawe akwice njye numva wamubisa ubonye byanze aho kugira ngo umuntu yaravuze ngo nibamwirukana mu Rwanda ngo azajya ni Nyagatare nibakwirukana Rwamagana nibakwirukana Kigali uzajya Rwamagana ahubwo nibamwirukana mu Rwanda azagirwe nibanyirukana mu Rwanda azajya Rwamagana n'ubyo wajya niba mu Rwanda bakwirukanye igira Rwamagana ube wiyicarire nibona nta mahoro ufite mu Rwanda Rwamagana ko hari aho hagiye Rwamagana dusubira n'abantu batuye muri Nyagasambu rirarema kandi Nyagasambu ni hafi y'Rwamagana warubize birafatanye ubwo rero rwose nimba byanze Huye Rwamagana ngobereyo turabakunda turabashimiye kandi ko mukomeje kudukurikira inshuti zacu rero tutararenga uko niko twe tubyumva wowe urabyumva ute twandikiye muri commentaire utubwire ese ubona biterwa n'iki niki twakora ngo tubihagarike nakoze cyane rero kubana natwe amahoro y'Imana akomeze kubana namwe turabakunda